dusaba na Nyamateko ndetse cyane abantu bakumbuye ngaha ko uruhiga bw'amashapo ni Nyamata umuhungu wa Nyamate umunsi ukuri wa Nyamate nawe nyine aziteguye murabona ko yambaye amasocks y'abakinyi abo badukinire ngaha nyene ku buhinga bwinshi cyane na Sairo yitegura kugira ngo abananyatu fasha cyane tumubwira ko ari urubanza rudasanzwe turakeneye passage kuri Nyamate yego ndetse cyane ko Nyamate bikeneye ko atujyohera Nyamate yo kwitegura tubibutsa ko ari solidarité pour la promotion d'épargne et de crédit kwa kundi handi bayita Sopec ndagura ko ari Sopec microfinance iguhu ubushobozi butandukanye iraguha compte d'épargne iraguha compte d'épargne ndikubwira ati n'izindi nyinshi cyane bakubwira ko batagira ngo babandanye bagufasha imigambi yawo Nyamata rwo ritegura amasapo arenga 8 kugira ngo atujyohere ndababwira ko mu kaye gatoya biza kuba tumaze kumera bana w'Imana ufise mavuno barazikotesha nguye Nyamata umuzukuru wa Nyamata mwere Nyamata amasi menshi ntabwo uhiga sa naza bikorwa abataye n'izisatu akubwira ati baraye n'igira igihugu baraye n'abeza n'ubuhiga kumara igihugu isoko ya gatatu no hasi umunyamahanga Nyamate aje mu mugara y'uruge amasi menshi apolisi s'il uruhiga y'ubushakane ageze ku isoko ya kane isoko ya gatanu ariko ariko hasi ukuri yewe Burundi waraheza n'injuga ibintu bitandukanye Nyamata Nyamata oh my god isoko ya gatanu amasi menshi Nyamata kubwira ko famaze komera